naratangaye muri porogaramu zijyanye n'uburezi ibintu byinshi barabihinduye mu Rwanda ku buryo umwana muto uri mu kigero cyane muri high school mu wa kabiri basigaye babigisha no gukora imibonano mpuzabitsina ni isomo ni unity. Inayo mpamvu abana batoya birasaba yuko biga ijambo ry'Imana bakamenya ibyo bitondera. Kimwe rero mu bibazo mfite cyane ku bajene cyane biga muri secondaire mu ndebe hano, akenshi mu bintu Satani akora usanga yaradutwaye muri filime, yaradutwaye muri filime. Noneho bitewe n'imyaka ukabona umwana w'umukobwa aragenda nk'uri muri filime. Njya mbabona iyo bazamuka bajya kuririmba, wabona umwana w'umukobwa ukabona arazamuka n'uburyo agenda n'uburyo akandagiza inkweto ntashaka ko zikandagira hasi, aragenda nk'ugenda muri filime. Kandi muri filime mwibuke ko barimo za zoom, haba harimo ibimenyetso byinshi bahindura bakoresheje technology, agashaka kugenda nk'umuntu uri muri filime. Atawari yanacheza ukabona nyine ni umuntu nyine uri muri filime. Nukuvuga filime yaramutwaye. Iyo umujene areba filime cyane avanamo guhumana. Iyo umwana ahumanye kubakuru kwatangiye kubakuru bimuhuza nandi mafilime menshi atandukanye, ugasanga umuntu yikubise muri prono, hajemo kwikinisha akabimbata, tukajya kumufata no kumusengera byararenze inkombe. Byari itsinda ririmo abajene nka 800. Naraye kuri telefone mvuga, umwambwira ati ndikinisha bimaranye imyaka 8, bibaranye 12, byarananiye. Ariko wamubaza urugendo rw'uburyo yatangiye reba filime. Abazungu benshi bakora mu nzego zitandukanye, cyane cyane mu ruganda rwa filime, abo bita abaframaso. Baframaso n'abazungu, harimo n'abirabura, bakorana n'imyuka mibi. Bamenye ko mu gice cya Afrika cyane y'Uburasirazuba, mu Rwanda, mu Burundi, muri za Kenya, ariho hashobora kuzava ububyutse, kuko niho hari abantu benshi bagisenga Imana bagahuza. Bafata icyemezo cyo kohereza ibintu byanduye ariko bikurura abantu, filime bazohereje, murangurikiye, kugira ngo abazabireba bahumane. Kandi murabizi yuko agaciro k'igikoresho ni ubwere. Iyo ubwere butakaye mu Mana, Imana ikwambura agaciro wari ufite ikagusigira izina ugasigara upirata. Dukwiye kwiga gutinya icyaha n'igisa nacyo. Ni isomo umuntu yigisha, uricara ugafata umwanzuro. Turi mu kinyejana aho rate cyangwa se urwego rw'ubusambanyi mu isi rwiyongereye ku kigero usanga n'abana muri primaire bagenda babibemerera. Kamwira ati wirinde. Ariko mu bihugu bimwe na bimwe amategeko ahana ubusambanyi yavuyeho, kandi abo nibo bakora filime, abo nibo bohereza indirimbo. Murazizi indirimbo zisigaye ziri hano hanze, iyo yumvisha uvuye mu masengesho urwara umutwe. Hari igihe bimba, hari igihe ngenda muri horizon mvuye kubwiriza bakabikubitamo, nkumva ndwaye umutwe, nkarwara umutwe, nkumva ndavangiwe. Havuga izi ndirimbo, habwira shoferi, ariko ntago ubona ko twese bitadufasha. Ngoya ukumva abandi nyuma ngo shiramo rata biradufasha. Ariko wabireba ukabona n'uburozi. Umuntu arakora ibintu akabihisha kugira ngo processor cyangwa imitekerereze isigare itekereza igikurikiraho, kandi niko kwandura neza. Murangurikiye, dukwiye kwitoza gutinya icyaha n'igisa nacyo. Turi mu kinyejana aho rate cyangwa se urwego rw'ubusambanyi mu isi rwiyongereye ku kigero usanga n'abana muri primaire bagenda babibemerera. Kamwira ati wirinde. Ariko mu bihugu bimwe na bimwe amategeko ahana ubusambanyi yavuyeho, kandi abo nibo bakora filime, abo nibo bohereza indirimbo. Murazizi indirimbo zisigaye ziri hano hanze, iyo yumvisha uvuye mu masengesho urwara umutwe. Havuga izi ndirimbo, habwira shoferi, ariko ntago ubona ko twese bitadufasha. Ngoya ukumva abandi nyuma ngo shiramo rata biradufasha. Ariko wabireba ukabona n'uburozi. Umuntu arakora ibintu akabihisha kugira ngo processor cyangwa imitekerereze isigare itekereza igikurikiraho, kandi niko kwandura neza. Murangurikiye, dukwiye kwitoza
gutinya icyaha n'igisa nacyo. We ngo yaraza amasaha ihema ry'ibonaniro barikingurira n'igihe barikingira. Arangije aravuga ati ngiye sinsambanira ku gasozi, ndashaka kumujyana nkasambanira mu ihema ry'ibonaniro, nta mutambyi urimo. Kuko abakristo bamwe babigenza, yanga gukorera ibyaha hanze akabizana mu rusengero ngo batazamumenya. Bitera umwaku, bitera umwaku. Bwira mwene so ngo birawutera, birakagira. Hari ukuntu hari ikintu kijya kimbabaza, kandi ni ibintu bibiri. Ni bibiri, ninshaka nsoze dukomeze dukorera Imana. Ababyeyi ngiye kubabwira agahinda kanjye, ariko mumfashe kukampamo igisubizo. Ikintu cya mbere kimbabaza ni ukubona umuntu arihira umwana amashuri meza, akariha, ariko ntamwegereze Imana. Kubona umuntu arihira umwana amashuri meza, umwana akavuga icyongereza cyiza. Mu bintu bishobora kukubabaza ni uko umwana wawe yashinga akabyiniro mu mafaranga y'amasezerano Imana yasohoje ukiriho, kandi akajya kwirataho kubera ko ntiwigeze mutoza kwegera Imana. Dufite ababyeyi muri kino kinyejana avuga ati narababaye, umwana wanjye ntakwiye kubabara, ariko umwana baramutoza. Mundebe hano babwira ikintu gikomeye, ababyeyi bafite ubutware, icyo bita imposition de main. Umubyeyi yarambuye ikiganza arimo asengera umwana, biramufata, kuko n'uvuma birafata. Iyo umwana atarinzwe biramufata. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Icya kabiri kijya kimbabaza, kandi maze iminsi nyitegereza, ni ugufata ibyo twavuyemo tukabisezera. Wajya kuri ukabona umubyeyi, cyane cyane abadamu nibo babikora, ugasanga umubyeyi w'umudamu yarabifashe byose abishyira ku mwana we. Umwana we ni fotokopi y'ibintu byose we yanze amaze gukizwa. Babyeyi azazinywa. Kandi narababaye, mundebe hano, namenye ko iyo umwana w'umukristo, mukwiye no kubasengera cyane, ananiranye akaba umupagani, akora ibyaha bye, akongeraho n'ibirarane bya papa we na mama we, kuko murimo ibirarane. Cyamugeze kure mukora ibyaha, ukurikije ukuntu wari waragoye abantu kibugeze kure. Agakora ibirarane bya papa we, agakora n'ibirarane bya mama we. Urumva yabivo. Niyo mpamvu umwana ubona ameze nk'umusazi, kuko arimo arakora ibyaha bye, akongeraho ibirarane bya mama we n'ibirarane byande. Tukwiye kumera nka Burahamu kavuga ngo Mana undahire ko batazansubiriza y'abana. Mu busambanyi wankuyemo, mu nzoga wamvanyeyo, muri bya byaha wankuye, muri bwa bugome, Satani ntakansubiriza y'umwana. Ukabirahira ukabibwira Imana ati Satani ntakansubiriza y'umwana. Iyo ntambara muvuge ngo Imana izayishyigikira. Ababyeyi mwaje muvuge ngo iyo ntambara Imana izayishyigikira. Haleluya! Iyo ntambara Imana izagira gute? Izayishyigikira. Ariko usanga nyine umwana wanjye jya wisomeraho kukagwa burya karanasharira gakiza n'inzoka. Ibyo byabaga mu cyaro, ariko no mu migi hari izo banywa. Ibiterane birimo abana, ibiterane birimo abantu biga muri za secondaire no muri za université, bibamo ibihe byiza bikomeye. Bibamo ibihe bikomeye. Bibamo ibihe bikomeye cyane, kuko baririmbana umutima wabo wose, bashora imbaraga zabo. Nta matiku bari bagatangiye, nta matika bayaratangiye hagati muri bo, nta bintu by'inzangano no kurebana nabi. Akenshi Imana ibasukira ibihe byiza cyane. Nicyo maze kwitegereza, kandi mwabonye ko abana baduhaye ku bihe byiza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ndagira ngo ninginga abana mbasabe muze kuba mfashiriza ntibaze kuganira, kandi ndabizi neza ko Umwuka Wera aza kubikora neza. Merutse kugira ikibazo, kandi nibaza ko na mushumba nawe yakigira. Njya kwigisha urubyiruko rwo muri Kigali, hari harimo abo muri gardienne, muri primaire na secondaire n'abarimu babo. Bari barenga nk'igihumbi na 500. Nkibaza ngo amagambo ndi buvuge arumvikana ku mwana wiga muri gardienne, yumvikane ku mwana wiga muri secondaire no muri primaire. Ariko Umwuka Wera afite imbaraga. Umwuka Wera afite imbaraga zo kuvuga ku rugero umuntu akumva. Byanyibukije nanjye ndi mu iteraniro, ndi muri école de dimanche, ibintu byinshi byabaye n'amagambo batubwiye n'amateraniro nabaye mu ndabyibuka.
kandi ntabwo mbyibuka kubera ko nari mfite ubwenge buhambaye, mbyibuka kubera ko umwuka wera yakomeje kubibika kuko yari azi umumaro bigomba kubyara. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ndizera ntashidikanya ko tuza kubyumva. Dusome muri Zaburi 34 umurongo wa 12 ni intego iri. Zaburi ya 34 umurongo wa 12. Zaburi 34 umurongo wa 12 aravuga ngo bana bato nimuze munyumve ndabigisha kubaha Uwiteka. Amen. Dusoreze mu gitabo cy'imigani 14:26. Gitabo cy'imigani 14:26 aravuga ngo uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye kandi abana be bazabona ubuhungiro. Tuvuge ngo amen. Mundebe rero mwese, mundebe n'uwarebaga hasi n'uwarebaga ku ruhande, mwese mundebe. Turi kumwe abana? Turi kumwe? Halo, turi kumwe? Yesu ashimwe. Tuvuge cyane Yesu ashimwe. Turushe ba mama na ba papa turababwira ko twabarushije. Yesu ashimwe. Twongere Yesu ashimwe. Twongere haleluya. Aya magambo avuga kwigisha kubaha Uwiteka ni ijambo rikomeye cyane. Yewe ndashaka kuza kuvuga ku ijambo ritoya rivuga ngo ndabigisha kubaha Uwiteka. Natangaye aya magambo dusomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi yavuzwe na Dawidi. Nimwe muri Zaburi za Dawidi. Ayavuga, muranyumvise, ayavuga ari mu bihe nk'ibya mushumba, niba ariko nabigereranya. Atangiye gukura, yari yaranyuze mu buzima bw'ibintu byinshi, yari yararwanye intambara nyinshi. Murankurikiye? Afata icyemezo gikomeye, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo bana bato munyumve, nta kindi nabigisha. Yari afite ibintu byinshi byo kubigisha. Yagomba kubigisha gucuranga kuko yari umucuranzi w'umuhanga, yari kabuhariwe mu gucuranga Dawidi. Icya kabiri, yari n'indwanyi kabuhariwe, yagomba kubigisha kurwana. Murankurikiye? Ariko aza gusanga intsinzi yagezeho, munyumve neza, cyangwa success mu cyongereza, urugero rwaho yageze hakomeye, aho Imana yamurwaniriye, imbaraga yagize mu buzima no kuba yarageze ku ngoma, byabaye umusaruro wo kwitoza kubaha Imana. Bituma rero avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo bana bato munyumve ndabigisha kubaha Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mvuge ibintu bikeya. Ikibazo cya mbere turi bwibaza abana, ikibazo cya mbere turi bwibaza, ubundi kubaha Uwiteka harimo iki? Natangaye uyu mwanditsi w'imigani ari we Salomo, ari we muhungu uturuka kwa Dawidi, nawe yunze mu ryasi. Aravuze ngo umuntu wubaha Uwiteka azagira ibyiringiro bikomeye, kandi abana be abazamukomokaho bazabona ubuhungiro. Niyo kuvuga ngo kuba ndi umwami ngewe Salomo kandi ndi mwene Dawidi, nukubera yuko data yubashye Imana. Uwo ndiwe nuko mpagaze n'umusaruro w'icyo data yakoreye Imana, ari cyo kubaha Imana. Aravuga ngo rero uwubaha Uwiteka akamwubaha uretse no kuba azabona ibyiringiro bikomeye, n'abana be bazabona ubuhungiro mu Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwa icyubahiro, kugira ngo rero ngaruke abana baze kubyumva. Kubaha Uwiteka birimo ibintu bitatu, mundebe cyane. Ndashaka kuvugana n'abana ariko n'abakuru mu nyumva, kuko ni inyigisho twese zitureba. Kubaha Uwiteka harimo ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni ukwanga ikintu icyo ari cyo cyose. Ni ukwanga. Abana turi kumwe? Kubaha Uwiteka ni ukwanga. Musubiremo. Kubaha Uwiteka
ni ukwanga ikintu icyo ari cyo cyose nubwo cyaba kigufitiye inyungu cyatuma uhemukira Imana. Dongera nsubiremo, turi kumwe, kambegere. Kubaha Uwiteka, niba bivuga mutazagira ngo ni ibintu byo hejuru cyangwa byo muri dimension mutumva cyangwa byo mu buzima mutumva. Kubaha Uwiteka ni ukwemera kwanga ikintu cyose nubwo cyaba kigufitiye iki, nubwo cyaba kiryoshye nka bombo, kikaba kiryoshye nka shokora cyangwa nk'umureti. Ntimukunda se? Ariko ntimugira apeti kuko ntabwo mutaha aka kanya. Turi kumwe? Ni ukwemera kucyanga nubwo cyaba kigufitiye umumaro, cyatuma ugira gute? Uhemukira iki? Imana. Iyo umuntu yageze kuri urwo rwego aba yatangiye kumva kubaha Uwiteka icyo ari cyo. Ni ukwanga ikintu icyo ari cyo cyose nubwo cyaba kigufitiye umumaro ariko cyatuma uhemukira iki? Imana. Kandi mu isi hariho ibintu bibiri. Hari abantu batanga ibintu ndetse byiza ariko wabihaye bigasaba yuko binyura mu nzira zo guhemukira Imana, zo gukora ibyaha, zo gukora ibyo gukiranirwa, zo gukora ibyo Imana itagira gute? Idakunda, zo gukora ibyo Imana itagira gute? Idashaka. Ngira ngo murimo muranyumva. Ndabaha ingero nk'eshatu ziboneka cyane cyane mu bajene. Umuhungu ashobora kukwegera, murabizi ko rimwe na rimwe abahungu babeshya, abapagana ariko nibo babeshya. Abakristo murabeshya? Mundebe hano, ndabigisha mundeba mwe kunama, mutangiye kunama. Ashobora kukureba akakubwira ngo ndakugurira bombo yo ku gati, ariko banje kwemera kunsoma kwitama. Uzamubwire ngo oya, ibyo bintu simbyemera kuko kwaba ruguhemukira iki? Naratangaye muri porogaramu zijyanye n'uburezi, ibintu byinshi barabihinduye mu Rwanda ku buryo umwana muto uri mu kigero cyane muri high school mu wa kabiri basigaye babigisha no gukora imibonano mpuzabitsina. Ni isomo, ni unity. Niyo mpamvu abana batoya birasaba yuko biga ijambo ry'Imana bakamenya ibyo bitondera. Babibigisha bafite intego bo kubigisha cyane cyane abakobwa ngo bamenye kuvuga no batazatwara inda zateganijwe. Ariko babigisha, mwarimu arabyigisha uko bigenda, hatangira ibi gaheruka ibi. Abana bamwe biga muri primaire kuva muri P5 akenshi baba bizi barabyiga. Rero iyo umuntu ashaka yuko mukora ibyaha uramubwira ngo oya, ntabwo nakora ikintu gituma mpemukira iki? Turi kumwe? Bya bindi byose, bya bindi muhura nabo na babandi, uravuga ngo no, ntabwo nakora ikintu gituma mpemukira Imana. Icyo ni ijambo rya mbere ribitse mu kubaha Uwiteka. Kandi harimo abantu bagiye babishobora ari batoya ariko hari n'abatarabishoboye. Ndavugamo bakeya cyane. Uwa mbere wabishoboye ni Yosefu. Nimusoma Bibiliya muzasanga yarageze mu Egiputa afite imyaka 17. Yari afite imyaka 17. Agerayo ariko ifite izo ntego zo kubaha Imana, zo kwanga guhemukira Imana. Ahageze Bibiliya iravuga ngo ahura n'ikigeragezo cy'umuntu wamukunze anamusaba yuko bakora n'ibyaha. Abana batoya mujya mubyiga ndabizi muri école de dimanche. Yosefu yabigenje ati, yaravuze ngo oya, mukwiye kwitoza kuvuga oya ku kintu cyose cyatuma muhemukira Imana. Haleluya, haleluya. Cyane nibo ndarebana n'aba bana ariko nabandi nibo ndababwira. Aba bana mundeba mwese, bwira mwene so ngo ukwiye kwitoza kuvuga oya. Cyane aba bana nibo nshaka mujya mwitoza kuvuga. Nubwo yabakuzaniye bombo yo kugata ujye uvuga, nubwo yabakuguriye shokora ujye uvuga, nubwo yabakweretse inkweto nziza ujye uvuga. Yosefu rero aravuga ngo oya. Amaze kuvuga ngo oya, yagize ubuzima bubi ntari butindeho, ajya muri gereza. Ariko Imana yahamije, yamukuye muri gereza iramuzamura imugirira neza. Haleluya. Yo ni ijambo rya mbere ribitsemo. Ijambo rya kabiri ribitse kubaha Imana ni ukuyumvira mu byikubwira.
abana bakiri batoya bashobora kwibaza ikibazo, ubundi namenya guteka Imana ari imbwiye. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye kijyana na psychology z'abana n'imitekerereze y'abana. Ariko abana batoya muri hano, ukuntu umenya ko ari Imana ikubwiye nuko akenshi haba hari igihe ugiye gufata icyemezo runaka cyangwa ugiye gukora ikintu runaka, ukumva umutima urakubwiye ngo ibyo sibyo, ibyo ngibyo sibyo. Ku bakuru baba barabizi, tuyoborwa n'Umwuka Wera. Kubaha Imana ni ukwemera kuyumvira ibyo ikubwira. Imana ifashe muze kubyumva. Kandi kugira ngo umuntu ashobore kumva Imana, nuko agomba kuba agira umwanya uhagije wo kubana nayo, umwanya uhagije wo gusenga, umwanya uhagije wo kubana n'Imana. Kimwe rero mu bibazo mfite cyane ku bajene, cyane abiga muri segonderi, mu ndebe hano, akenshi mu bintu Satani akora usanga yaradutwaye muri filime. Yaradutwaye muki? Muri filime. Ninde wambwira filime nk'imwe azi hano? Kandebe hano mu bajene nibo bazizi, haza kwigisha ibintu batazi. Ninde wambwira nka filime imuzi? Ni nk'iyihuzi. Nta ka filime uzi? Ya Sonic. Ni ubwa mbere nayumva. Wowe uzihe? Ninde waba bafite televiziyo agereberaho? Nababonye. Ni iyihe filime uzi? Power Rangers. Ni abantu bakuru, intambara kubi. Wowe ni iyihe uzi? Black Panther. Ni ukuri kw'Imana, Black Panther ni igezweho muri Amerika. Urumva abajene benshi nta mwanya bagira wo kubana n'Imana, cyane cyane abiga muri segonderi. Satani afite ukuntu agenda bakurura bakareba filime, kandi koko inganda za filime ziracyacura filime. Hazi inshyashya, hazi zo mu mujyi, hazi zo mu byaro, hazi z'intambara, iz'abareba nabi. Ariko nagize ibibazo bikomeye cyane ndimo ntegura zino nyigisho. Akenshi iyo umujene yiyeguriye filime zikamutwara, ntabona umwanya wo gusenga Imana no kwegera Imana. Murabizi igikurikiraho, icya mbere ahavana guhumana. Kwa tangira reba Black Panther, Power Rangers, akareba na za zindi zose munsi. Noneho hakazamo ibice, simujya mubibona, aho umukobwa n'umuhungu bakundana, umukobwa atangira kugenda gutya. Noneho bitewe n'imyaka ukabona umwana w'umukobwa aragenda nk'uri muri filime. Njya mbabona iyo bazamuka bajya kuririmba, wabona umwana w'umukobwa ukabona arazamuka, n'uburyo agenda, n'uburyo akandagiza inkweto, ntashaka ko zikandagira hasi, aragenda nk'ugenda muri filime. Kandi muri filime mwibuke ko barimo za zoom, haba harimo ibimenyetso byinshi bahindura bakoresheje technology, agashaka kugenda nk'umuntu uri muri filime. Atawari yanacheza ukabona nyine ni umuntu nyine uri muri filime. Nukuvuga filime yaramutwaye. Iyo umujene areba filime cyane avanamo guhumana. Kandi naratunguwe, iyo umwana ahumanye ku bakuru, ku batangiye kuba bakuru, bimuhuza n'andi mafilime menshi atandukanye. Ugasanga umuntu yikubise muri prono, hajemo kwikinisha, akabimbata, tukajya kumufata no kumusengera, byararenze inkombe. Kandi murabizi ko iyo bimenyetso bibaye abari hano ubuzima bwabo bwatangiye kwangirika gutyo. Icyambere bitera loss of memory, umuntu aribagirwa, umuntu wikinisha aribagirwa. Hari amasomo adashobora kwiga, ntashobora kwiga chemistry, ntashobora kwiga mathematics, ntashobora kwiga physics, mwarimu abyigisha ari loss, yataraye yagiye kuri. Murabyumvise? Ntabwo nshaka kubakura kuri filime, ariko ndashaka yuko mujya mugira umwanya wo kujya kwegera Imana. Nibwo muzahavana ibintu bizabafasha mu rugendo rwo kuyumvira Imana ihabwa icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Icyo ni icyambere, avanamo guhumana. Guhumana kukazana prono, kukazana kwikinisha. Ugasanga abajene benshi, merutse kwigisha itsinda rinini ryo mu gakiza ry'abajene benshi cyane. Naraye kuri telefone mvuga, ryari itsinda ririmo abajene nka 800. Naraye kuri telefone mvuga, umwambwira ati ndikinisha mbimaranye imyaka 8, bibaranye 12, byarananiye. Ariko wamubaza urugendo rw'uburyo yatangiye reba filime. Areba haryo ntarareba ni yihe.
papa Sava kuko njye navuye kuri filime maze guhamagarwa, nazivuyeho burundu. Mu bintu navuyeho bya mbere ni filime, kuko filime nzikibitsemo. Noneho ku bajene batangiye gukura, ufite internet, ukagira smartphone, ukagira Android, telefone yawe nziza, usanga umuntu byaramutwaye. Rimwe na rimwe niyo mpamvu babwira ngo mujye mu materaniro, ugasanga umwana nibwo agisinzira, kuko mwagiye kuryama utabirebye. Ababyeyi mujye mubireba, wagiye kuryama utafunze utabirebye, nta kumwitaho, birangira umwana abyutse abiraramo, nibwo rero atangiye gusinzira. None uramubwira ngo najye mu materaniro, akabwira ati mama ndarwaye ndarembye. Noneho kubera ukuntu yakumenyereje ukavuga ngo mwana wanjye iryamire, agasigara apfa. Mukazahura adashobora kumva mu ishuri, adashobora gufata, adashobora ibintu bitandukanye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nari mvuze ngo Imana itugirire neza. Ese muranyumvise? Ikindi namenye mu minsi yashize kandi cyanteye kwishima ariko kinanera no kubabara, abazungu benshi bakora mu nzego zitandukanye, cyane cyane mu ruganda rwa filime, abo bita abaframaso. Abaframaso n'abazungu, harimo n'abirabura, bakorana n'imyuka mibi. Bamenye ko mu gice cya Afurika cyane y'Uburasirazuba, mu Rwanda, mu Burundi, muri za Kenya, ariho hashobora kuzava ububyutse, kuko niho hari abantu benshi bagisenga Imana bagahuza. Bafata icyemezo cyo kohereza ibintu byanduye ariko bikurura abantu, filime bazohereje, murangurikiye, kugira ngo abazabireba bahumane. Kandi murabizi yuko agaciro k'igikoresho ni ubwere. Iyo ubwere butakaye mu Mana, Imana ikwambura agaciro wari ufite, ikagusigira izina, ugasigara upirata. Murimo muranyumva ababyeyi? Dufite inshingano ikomeye yo kugerera abana ibyo bagomba kureba n'ibyo batagomba kureba. Ahandi ho mu bihugu byateye imbere bafashe ano mateleviziyo yacu, zino za ekara zacu n'amandroid, bashyiramo porogaramu ku buryo umwana ibintu atemerewe adashobora kubireba, akandaho yashaka kujyaho kubera amatsiko n'ababimubwiye ku ishuri n'ababimuganirije, bikarangira telefone imubwiye ngo ntabwo wemerewe kubijyaho. Ariko twebwe biremewe. Umwana arafungura, usanga n'umwana wiga muri garidiyene azi gufungura telefone ya smartphone akarebamo, kandi hari ahantu ahitajya, akavuga ati dadi ndashaka ya telefone. Noneho ababyeyi kubera ukuntu tubakunda twababaye, ugahita umuhereza, umwana akagenda akarebamo, akandura, akandavura, ubuzima bwe bukagenda bwangirika. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ikindi kiva muri filime cyane, sinzi impamvu nabitinze ariko niko numvisha umwuka waranganiriza, havamo umunaniro ukabije. Umwana arananirwa cyane. Bana mundebe hano, iyo Imana ari bahaye imbaraga mukazigira nkuko nazigize, mukava kuri filime burundu, nibwo mwakorera Imana neza. Mukazajya mureba filime zirimo umurimo w'Imana, rimwe na rimwe no kubimenya biragoye, kuko niya Esther basiga bashyiramo ibice byanduza, niya Yosefu basiga bashyiramo ibice byanduza, kandi bakabishyiramo ku buryo umuntu abireba akagira amatsiko yo kureba ibindi bice bizakurikiraho. Murangurikiye? Bituma rero havamo umunaniro ukabije. Uyu mwana ntiyacuruza kubera ko ahorana umunaniro ukabije. Ameze nk'umusaza ufite imyaka 60 y'ubukure, wamaze imyaka myinshi akura kubera ko yarananiwe. Arara amajoro, iyo aje muri vacances ntasinzira. Arara kuri Power Rangers, niko mwambwiye. Arara kuri Black Panther. Arara kuri za zindi zose mureba. Na twatunda abana bakunda twitwa long turn, tuba abantu bicana. Areba za zindi zose, kandi hari n'ababyeyi babikora nabi, akazi downloadinga, akazuza muri telefone ngo zizatuma abana banjye batajya kuzerera. Nubwo ubarinze kuzerera ariko basigiye ikibica. Ahubwo bagakwiye kugira umwanya wo kubakoresha amateraniro, ukagira umwanya wo kubasomera ijambo ry'Imana, nubwo batakumva utabona wenda bavuze ngo amen turafashijwe. Umwuka wera azicari buvanemo ku ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Haleluya. Ikindi natekereje kuri filime nuko abantu bareba filime cyane abatangiye gukura. Mundebe hano, abakobwa bageze igihe cyo gusabwa, abasore bageze igihe cyo gukora ubukwe. Iyo ureba filime cyane woroha imbere y'abadayimoni, kubera kutagira umwanya wo gukarisha ngo imbaraga z'Imana zibe muri wowe. Fiança irakunanirira kuzutaguza, urakunda ukagenda nk'inama bagiye kubaho.
I love you. Narinje kugusura, I love you. Nta ngamba zikomeye wafata ureba filime cyane, ko zigukamuramo imbaraga zose. Niho cyagiye ujya kubona ukabona umuntu akoze ubukwe ariko atishimye, atari muri mudu y'ubukwe, kuko icyagukwiye kumuhesha kunezerwa no kwishima byahereye kuri filime areba nyinshi zimwambura imbaraga. Ageze muri fiançailles ntibasha guhagarara nk'umukristo, ahagarara nk'umupagani, nubwo bamusezeranije ariko arabizi ko arabwenge ni sore gabo ni gore kobwa yarangiritse. Turi kumwe? Ndabona mundebye nabi kambabwira keza. Hano hari utwiza mba nateguye. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Kutubaha Imana cyane abana bato mu ndebe n'abakuru bizana umuvumo ukagiye. Iyo umuntu afashe icyemezo akiyandikisha kuri liste y'abantu batazigera bubaha Imana, aba yizaniye umuvumo ukagiye. Izina yagira mu isi, titre yaba afite umuvumo ukagiye. Kubera iki? Umuntu tubaha Imana ni ikibuga cyiza abadayimoni bakiniramo uko bashaka. Saa sita bashobora gukiniramo, ashobora gukora amarorerwa mutari mubizi, kubera ko atubaha iki? Atubaha Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Akenshi iyo umuntu atubaha Imana nta buzima bw'umunezero agira, cyakora agira bya bindi bishushanyije birimo pirate. Ariko iyo umuntu atubaha Imana nta buzima bw'umunezero agira gute? Agira. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Rero hari ibintu dukwiye kwiga cyane abakiri batoya. Icyambere dukwiye kwiga gutinya icyaha n'igisa nacyo. Nisomo umuntu yigisha, uricara ugafata umwanzuro. Turi mu kinyejana aho rate cyangwa se urwego rw'ubusambanyi mu isi rwiyongereye ku kigero usanga n'abana muri primaire bagenda babibemerera. Kamwira ati wirinde. Ariko mu bihugu bimwe na bimwe amategeko ahana ubusambanyi yavuyeho, kandi abo nibo bakora filime, abo nibo bohereza indirimbo. Murazizi indirimbo zisigaye ziri hano hanze, iyo yumvisha uvuye mu masengesho urwara umutwe. Hari igihe bimba, hari igihe ngenda muri horizon mvuye kubwiriza bakabikubitamo, nkumva ndwaye umutwe, nkarwara umutwe, nkumva ndavangiwe. Havuga izi ndirimbo, nkabwira shoferi ariko ntago ubona ko twese bitadufasha. Ngoya ukumva abandi nyuma ngo shiramo rata biradufasha. Ariko wabireba ukabona n'uburozi. Umuntu arakora ibintu akabihisha kugira ngo processa cyangwa imitekerereze isigare itekereza igikurikiraho, kandi niko kwandura neza. Murankurikiye? Dukwiye kwitoza gutinya icyaha n'igisa nacyo. Mubwirane ngo tinya icyaha, tinya icyaha n'igisa nacyo. Mutunga urutoki mubwire tutinya icyaha n'igisa nacyo, mukanya turabasengera. Ariko n'abakuru mukwiye gutinya icyaha n'igisa nacyo, kubera ko Bibiliya iravuga ngo imyaka y'umunyabyaha Imana izayigabanya. Nta munyabyaha upfira igihe cye, abanyabyaha barakenyuka. Imyaka y'umunyabyaha Imana igira gute? Irayigabanya. None reka mvuga ikintu gikomeye cyanteye ubwoba kugira ngo nsoze dusenge dukomeze n'igitaramo cyacu. Mundebe hano babwire ikintu gikomeye, mundebe hano nkibabwire, mundebe hano mwese nkibabwire. Mu bintu byambabaje kandi bikantera ubwoba, bikantera ubwoba, namenye ko iyo umuntu asenga agatangiza ikintu gishya cyanduza abandi, Imana imuhanisha igihano gishya ngo yiyama abandi bamukurikiye. Shonde nabisomye muri Bibiliya. Iyo umuntu asenga akaririmba akabwiriza nk'uko ndi kubwiriza, ariko agatangiza ibintu by'ibyaha bishya abandi batari bamenyereye akanduza abandi, Imana yije kumuhana imuhanisha igihano gishya itari yahanisha undi muntu, kugira ngo ibwire abari mu itsinda rye bose ngo attention simbishaka. Hari umugabo nimusoma mu gitabo cyo Kubara 25, n'Abisirayeli bari baguye basambana n'abamowabukazi bakora ibyaha. We rero akora ikosa, ari byo nshaka kubabuza. Niba mushaka kubaha Imana nimugambirire kwanga icyaha n'igisa nacyo. Nimutabigambirira ngo mubishyire mu bikorwa, ubuzima bwo kubana n'Imana buzabatera umwako aho kubazanira umugisha. Niko bigenda. Uwo mugabo ngo yaragiye asanga Abisirayeli bari gusambana, bagiye mu mama wabo bari kurya inyama zaterekerejwe, inyama z'intonorano.
we ngo yaraza amasaha ihema ry'ibonaniro barikingurira n'igihe barikingira. Arangije aravuga ati ngiye sinsambanira ku gasozi, ndashaka kumujyana nkasambanira mu ihema ry'ibonaniro nta mutambyi urimo. Kuko abakristo bamwe babigenza, yanga gukorera ibyaha hanze akabizana mu rusengero ngo batazamumenya. Bitera umwaku, bitera umwaku. Bwira mwene so ngo birawutera, birakagira. Ni bibi. Nubwo turi kuganiriza abajene ariko ni bibi, bitera umwaku. Murebe hano mbabwira icyabaye. Ngo aragenda afata umukobwa w'umumidiyani kazi aramuzana ngo bakorere ibyaha mu ihema ry'ibonaniro. Ariko hari ikintu yaratazi. Yagiye areba, ageze y'amaso arapfa, agaruka atareba. Ku muryango hari Mose na ba Eleyazari n'abandi baririraga bagiye. Ngo ahageze amwinjizamo. Narababaye cyane. Namenye ko abantu nibatarwanira Imana ishyaka, na mugiga zizahaguruka zirwanira Imana ishyaka. Kuko ibintu byose byubaha Imana ntibyabona Imana isuzugurwa. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bagiye kubona babona Eleyazari ahagurukanye icumu ngo amusanga mu ihema ry'ibonaniro, araribakubita rirabahinguranya. Bibiliya iravuga ngo mugiga ihita ishira, Imana iravuga ngo Eleyazari we, undwaniye ishyaka, utumye nica Abisirayeli ngo mbamare, nanjye nguhaye isezerano ry'amahoro ry'iminsi yose. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo rero umukristo abaho ubuzima bwitwa yuko akorera Imana, ari wasanga ubuzima bwe n'ibyaha wabikora mu ibanga, wabikora ku mugaragaro, iyo bigiye bikanduza abandi, birangira Imana igushakiye igihano gishya ngo ibwira abandi ngo mwitonde. Imana iturinde mu izina rya Yesu. Tugiye kwitoza kwanga icyaha n'igisa nacyo, kandi Imana yiteguye kutubashisha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Icya kabiri, mwitoze kwegera Imana. Abana bato, mwitoze kwegera iki? Jya ku ishuri usenze, nuvayo unasenge. Turi kumwe? Murangurikiye? Kandi ababyeyi bajye babahana Bibiliya. Abiga muri internet muri boarding, nujya ku ishuri ujye ubwira mama uti nshakira Bibiliya. Bajye babahana Bibiliya, nugera ku ishuri muri wa mwanya wo gukina ujye uyifata, ugire gute uyisome. Usome ijambo ry'Imana. Usome ijambo ry'Imana. Imana izagushyigikira. Ababyeyi mujye muha abana Bibiliya. Hari ukuntu hari ikintu kijya kimbabaza, kandi ni ibintu bibiri. Ni bibiri. Ninshaka nsoze dukomeze dukorera Imana. Ababyeyi ngiye kubabwira agahinda kanjye, ariko mumfashe kukampama igisubizo. Ikintu cya mbere kimbabaza ni ukubona umuntu arihira umwana amashuri meza, akariha, ariko ntamwegereze Imana. Kubona umuntu arihira umwana amashuri meza, umwana akavuga Icyongereza cyiza. Mu bintu bishobora kukubabaza nuko umwana wawe yashinga akabyiniro mu mafaranga y'amasezerano Imana yasohoje ukiriho, kandi akajya kwirataho kubera ko ntiwigeze mutoza kwegera Imana. Dufite ababyeyi muri kino kinyejana avuga ati narababaye, umwana wanjye ntakwiye kubabara, ariko umwana baramutoza. Umwana uramwicaza, ukajya umuganiriza, ukamubwira Imana yawe, ukamukoresha gahunda y'amasengesho ashoboye. Niba mwebwe mwagiye arabwenge mwaretse kwa kundi tubigenza, dushyira mu nda abana, ukamubwira utera umugati wa mu gitondo ntawurya, murawurya saa 4, ukajya umwereka Imana. Uko ubikora, mundebe hano babwira ikintu gikomeye, ababyeyi bafite ubutware, icyo bita imposition de main. Umubyeyi yarambuye ikiganza arimo asengera umwana, biramufata. Kuko n'uvuma birafata, iyo umwana atarinzwe biramufata. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Icya kabiri kijya kimbabaza, kandi maze iminsi nyitegereza, ni ugufata ibyo twavuyemo tukabisezera. Wajya kuri ukabona umubyeyi, cyane cyane abadamu nibo babikora, ugasanga umubyeyi w'umudamu yarabifashe byose abishyira ku mwana we. Umwana we ni fotokopi y'ibintu byose we yanze amaze gukizwa. Ndumva mutanyumvise, kambegere. Ndashaka kwegera aba babyeyi gasoza. Mundebe hano babyeyi. Hari igihe witegereza umwana ukabona umubyeyi arakijijwe, harasenga, yuzura umwuka wera, ariko wareba umwana we ukabona ni fotokopi y'ibyifuzo by'intege nkeya by'umubyeyi yashyize ku mwana we.
ukabona yamwambitse ubusa, umwana aragenda gusa umwana nuwane ngo ngo rega ngo ngiye ngo ntago mbyara abakristo ngo mbyara umuntu, ariko nuko ubyara umuntu ukwiye kumutoza ukamubwira ngo ambara gutya ujye witwara gutya. Murankurikiye bene data, ese muranyumvise? Ugasanga umubyeyi yafashe ibintu adashobora kwikora akabikorera umwana, akavuga ati harya we wigahe simukora makiyaje, akamwogosha ingohe abihagarikiye asenga, akazimwogosha akavuga ati aho mwigarata mwana wanjye baravuze ngo mujye mukora makiyaje, agakubitaho makiyaje kandi we ntiyabikora, ntiyagira gute, ariko agafata ibyifuzo by'intege nkeya akabirunda ku mwana. Murankurikiye? Menyereza umwana inzira aguhiye kunyura, azarinda saza atarayivamo. Babwira ikintu cyantangaje, Aburahamu niwe nsorezaho tugasenga. Aburahamu yakoze ikintu cyiza, ababyeyi muri hano mwaje muri no teraniro, kandi ndifuza ko abagabo bose baje muri riteraniro bumva iki kintu neza. Aburahamu yakoze ikintu cyanejeje umutima wanjye. Mwibuke igihe yaratumye umugaragu kujya gushaka umugeni w'umuhungu we witwa Isaka. Umugaragu yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo nintagenda njyanye Isaka ntabwo umugeni bazamumpa. Kandi aho yashakaga kumusubiza ni w'Imana yakuye Aburahamu. Byagenze bite? Aburahamu yaramubwiye ngo kora munsi y'ikibero, ubwo abakuru barabyumva, undahire kutazansubiriza y'umwana aho Imana yankuye. Ugende, Imana nibishaka iraguha umushari w'umuhungu wanjye, ariko nitabishaka iyi ndahiro ntigufate. Arabyanga kubera iki? Ntabwo yashaka umuhungu we asubira aho Imana yamubwiye ngo va. None ababyeyi nibo basigaye bisubirizayo abantu, akamujyanira Satani ati rimwe na rimwe basura n'ahantu banywa inzoga, ugasanga aravuze ati twebwe ntazo tunywa, ariko uriya mwana mwamusomyaho. Babyeyi azazinywa. Kandi narababaye, mundebe hano, namenye ko iyo umwana w'umukristo mukwiye no kubasengera cyane, ananiranye akaba umupagani, akora ibyaha bye, akongeraho n'ibirarane bya papa we na mama we, kuko murimo ibirarane. Cyamugeze kure mukora ibyaha, ukurikije ukuntu wari waragoye abantu kibugeze kure. Agakora ibirarane bya papa we, agakora n'ibirarane bya mama we. Urumva yabivo? Niyo mpamvu umwana ubona ameze nk'umusazi, kuko arimo arakora ibyaha bye, akongeraho ibirarane bya mama we n'ibirarane byande. Tukwiye kumera nka Aburahamu kavuga ngo mana undahire ko batazansubirizayo abantu, mu busambanyi wankuyemo, mu nzoga wamvanyeyo, muri bya byaha wankuye, muri bwa bugome, Satani ntakansubirizayo umwana. Ukabirahira ukabibwira Imana ati Satani ntakansubirizayo umwana. Iyo ntambara muvuge ngo Imana izayishyigikira. Ababyeyi mwaje muvuge ngo iyo ntambara Imana izayishyigikira. Haleluya! Iyo ntambara Imana izagira gute? Izayishyigikira. Ariko usanga nyine mwana wanjye jya wisomeraho kukagwa burya karanasharira agakiza n'inzoka. Ibyo byabaga mu cyaro, ariko no mu migi hari izo banywa. Ugasanga ntayunywa, urashaka umwana yinywa, azanywa izawe n'izo umudamu wawe yari kunywa, ndetse n'izawe ari kunywa ananywe n'ize. Reba rero uwo mwana ukunze azaba ameze. Kandi amafaranga yawe Imana yagusezeranije ikayasohoza niyo azashingamo n'akabyiniro. Imana iturinde mu izina rya Yesu. Mukanya ndaza kurarika mushumba kugira ngo aze kudusengera. Icyanyuma dukwiye kwiga gukorera Imana tutaryarya. Mukwiye kwiga gukorera Imana mutagize gute? Nageze muri ADPR mfite imyaka mikeya cyane, ndagenekereza nyine nkavuga 5 nkavuga 4, ariko ntayo nzi. Ariko byandinze ibintu byinshi, nacyo nsorezaho tugasenga. Ari byo mbwira abana ko kubaha Imana bikurinda ibintu byinshi. Icyambere byandinze, ntabwo nzi inzoga. No kukaza abantu dukorana barambwira bati nta no kwasomyeho. Ati sha warakoze kuzivaho zaranahenze. Kandi ahantu nari ntuye habaga inzoga, ntabwo ndi buhavuge cyane, habaga inzoga ku rwego niyo bafungaga umupaka umuntu yajyagayo akayinywa akaza yibitse mu nda, kuko ntawe upima mu nda. Habaga abantu banyweye. Noneho ngiye nk'umwana wari warakuriye kwa data ari umusirikare,
murabona katarimo ntago mbareba mukakabonamo. Mwana wakuriye kwa data ndi umusirikare habaga inzoga ziyenze, ariko mu bintu nshimira Yesu ndi fier, ndashimira Imana ko ntanyweye inzoga sari kunyica. Nakuriye muri quartier mu busambanyi ku Gahuru arinzi, ariko ngeze muri kaminuza muri universite murangurikiye bene data, sinzi impamvu mvuze ibyo bintu, ntabwo nashaka kubibabwira. Ngeze muri kaminuza muri universite nigaga mu cyahoze ari Kriste, nyobora icyo bitaga sepu Kriste Kahashi, muryango w'abanyeshuri ba Pentecote wa Kriste na Kahashi. Muziko twebwe twagiraga umukobwa azakakubwira ati turasambana nuntera inda nzimenya. None wewe ushobora kuba ubusambanyi babugura n'amafaranga. Twebwe ubusambanyi bwariyenzaga muri campus. Ubusambanyi bwari umuntu yaraza akakubwira ati bambwiye kuri pasteur nyemerera dukora ibyaha dusambana nuntera inda nzimenya. Ukamubwira uti sinshobora gutera inda umuntu nkawe kuko ntegereje ntabwo ari wowe. Twari twararukaye, twarebaga nabi, twirebeshaga nk'abasirikare. Kwereka icyo twari turinze cyari gikomeye. Uzima mariage itari mu busambanyi iraryoha. Ikoze fiançailles neza ukayihagaramo neza yewe iraryoha. N'Imana igiye kugutwerekiramo n'amadolari. Iyo urangije ubuku ugiye gutura ntabwo ujyana amafaranga y'amanyarwanda gusa, ujyana n'amadolari. Nge natuye amadolari naravuze ntuko nkoreye. Nari mfite umunezero nuzuye umwuka wera. Mushumba aransezeranya njya numva umunezero wose Imana irawuzana, nibagirwa ko nakoze ubukwe. Nabyibutse saa 11 dutashye kuko nabushoje kare ndataha, kandi nane zindukiye muri burakeye. Nari maze iminsi nigisha iterano rya sasti wacu nezerewe. Ibyo bintu se ninde wari kubindinda? Kwitoza kubaha Imana nibyo byabindinze. Kwitoza kubaha Imana ari byo bisaba ikiguzi. Ese muranyumvishe bene data? Haleluya. Nsoza ndashaka kubabwira akantu umwuka wera yanyongoreye. Abantu mwese muri fiançailles hano, ndabizi ko hano ushobora kuba uri muri fiançailles ufite umuntu mukunda nibi Kigali. Nabwiye umudamu wanjye tubana mwiza cyane, ndamubwira nti ngewe tugiye gukora fiançailles kandi ndi umuvuga butumwa. Ntabwo uzigera ukandagira muri ghetto n'umunsi numwe kugira ngo twirinde. Ghetto murayiza abakobwa, muyizi mwamufite ikibazo gikomeye keretse muyibamo. Umukobwa wabazi ghetto ari umupantekote abafite ikibazo gikomeye. Twabaga ahantu muri za ghetto zikoramo abantu benshi, bakoraga mu mirenge, bakoraga hehe. Noneho habamo abahungu bahinduranya abakobwa, saa 6 kazana umwe, saa 7 kazana undi. Noneho mbona batangiye no gukabya bakazana abana, nkabona ni bato, mbona bazadufunga. Nigira umuyobozi ku ngufu. Ndababwira ntabwo ndi pasteur gusa niko banyitaga, ubu nigize n'umuyobozi w'igipangu. Nta muntu uzongera kwinjirana mu mukobwa, mujye mubajyana mu mahoteli mutazaduteza ibibazo. Urumva ukuntu nari narigize ngera muri fiançailles rero ntarigeze nkunda. Urumva twebwe no muri secondaire wakundaga tuyobora zaraje para twaguhuguraga nk'abagukubisha cyangwa nawe ndeba gutya undebe nuzuye umwuka wera. Noneho undebe nuzuye umwuka wera ndimo ndondora. Noneho n'ubwana buvanzemo ndi muri secondaire tumeze nabi. Hari nabo nayoboye bamwe bashaka ko bari hano kuko abantu muri Kahashi bakora ahantu henshi, bakora ku bitaro, bakora he. Hari nabo numvise babina ha benshi hari banzi no muri kaminuza nakubishaga cyangwa. Mfite impano nyinshi nireberayo, nta wandeberagayo. Nagiraga gutya gusa nkavuga nti mbwira mwagiye sangahe, hari sangahe. Ati president rwose mbabarira n'Imana inyeze irakweza ariko maze gusobanura. Ngera rero muri fiançailles ubwo nashaka kuvuga ba bantu babaririnze ariko fiançailles ikabazutaguza kugira ngo nsenga. Akenshi ni naho Satani ahondera abantu birinze gutyo. Nyigezemo mbwira Yesu namubwira ntubugiye gusengera gufata ibyemezo bikomeye. Fata ibyemezo bikomeye bihambaye. Cyemezo cya mbere naramubwiye ngo nta munsi numwe tuzigera dutemberana ngo tujye ku mazi tukiri muri fiançailles. Urabyemera? Uvuga ngo nari mfite igitugu. Je nizi ibintu bikomeye, we yiga ibintu bidakomeye biga, donc n'ubuzima bwarabworoshya, ibintu bye byose babyoroshye. Duhuye rero muri fiançailles twese ari umuriro. Iwacu baramukunda, iwabo barankunda. Urumva twebwe twese twari dushyigikiwe, biraryoha rero. Ndangije
icyambere nanze kwa kandagiramo ni ghetto, kubera ko najyaga ntekereza nkavuga ngo nubwo tutasambana ariko babantu bambonye nirukana abakobwa ngo muri ghetto bazavuga ko burya ari ukwambara amakote gusa ngiye kubwiriza, ariko nanjye mbikora. Ghetto twatwishize ku ruhande ku buryo niza n'imitwe twakorana urugendo rurerure tugiye muri famiye zabo cyangwa izacu, hagira ukuntu nicara inyuma ku ntebe iriho undi muntu atari bushobore kwicara, agahita yicara ku ruhande. Ni ngewe wari responsable w'urugo rwanjye. Abahungu muri hano n'abakobwa aho satani yangiza, byarangiye Imana itugiriye neza mu buryo butangaje. Yesu ashimwe, haleluya haleluya. Kandi umutima wanjye wuzuye umunezero nta rubanza. Uzi gutangira kwatura ukavuga urugo utari wubaka, abantu ugasanga bari muri fiyanse agatangira kwatura ngo Imana imbabarire ngo twasomanye twasambanye. N'ugusenya urugo mbere y'uko rwubaka, gutanga amakuru y'urugo ukuntu ruri faible, rworoheje, ruri weak, udafite imbaraga mbere y'uko rwubaka. Kandi abantu benshi byagiye bibaho, hariho n'utwita akagenda twite akazahora nicyo kimungu, satani agahora muhagarara imbere. Natwe tubwiriza rero itahagarara imbere akagura ati oroshya amagambo, naraguhondaguye muri fiyansaye ariko ndi umwere. Yesu yangiriye neza, sinjye wabishoboye, ni Yesu. Sinjye wabishoboye ninde? Imana ibahe gufata ibyemezo bikomeye byo kuyubaha. Hari igihe kubaha Imana bisaba ikiguzi, abandi bakabikora ugasigara uvuze ngo no, kukazi bagasinya wowe ugasigara ukavuga ngo no, bakakubwira ngo kubera iki, bakagutuka, warangiza ugahagarara ukavuga ngo no. Kubera iki? Ni ukubera ko nkijijwe. Bakajya bakurebamo umurezi, bakurebamo zezenge, kurebamo umuntu utagira ubwenge, bakajya bakwitegerezamo ikintu kiraho, ariko Imana yo kabyara ikagushyigikira ikakugirira neza. Turi kumwe bene data, turi kumwe bene data kugira ngo nsoze. Haleluya haleluya. Kubaha Imana nibyo bizabarinda ibiyobyabwenge biri hano hanze. Kubaha Imana bizabarinda ubusinzi buri hano hanze. Kubaha Imana no kuyitinya bizabarinda ubusambanyi buri hano hanze n'inda zitateganijwe, unwanted pregnancy. Kubaha Imana, murangurikiye abana muri hano murangurikiye, bizabahesha n'umugisha wifatika. Siko kubaha Imana biguhesha n'umugisha wifatika, kubera ko Imana izi neza ko umuntu adakopera iragushyigikira. Hari abantu Imana yashyigikiye muri za kaminuza, kubera ko Imana yari izi neza ko mutari bukopere ngo muyihereze icyubahiro, barahari, ntabwo nababura. Ngiye najyaga kwiga nkumva akayaga karimo karahuha, k'ibihe byiza nkumva mutwe karahuha. Nigaga ibintu bisaba gushushanya no kwandika by'amapaje menshi, ugasanga mfite nka paje 2,000. Kandi n'imikino yabaga nageze muri Kristo 2009 nta mikino ihaba, bakwirukana bakagutema. Ariko mbabwiye igitangaza cyabaye, najyaga mva muri uwo murimo w'Imana, kandi urumva ubwo buzima bwo kuyobora sepu nabufatanyaga no kumudiyakoni n'umujyanama mu rurembo. Ibyo bintu byose narabikoraga, nyobora n'imiryango ya Kristo. Mbabwira agatangaje kambayeho ni tubiri twonyine ngasoza. Imana yaranshyigikiye mu ishuri, nazaga mfite umwanya mukeya nakubitaho nkabibobi na koko. Ubu nzi kuboroka mw'abantu kubifata. Umaye amapaji 2,000 ukampa ijoro rimwe. Nabaga ngisoma nkumva akayaga karahushye, nkamenya ko ibihe byiza byaje, nkagira mbishushanya. Byansabaga kutaryama, niba dufite ikizamini mu gitondo byansabaga guhita nzindukira mu kizamini kugira ngo ntabyibagirwa, kuko twakirangizaga nta na kimwe cyasigaraga mu mutwe, kuko icyo Imana yagombaga gukora yabaga yagikoze, nagombaga kubobira ibindi. Imana iramfasha ndangiza muri universite nta kopeye, abantu barakanuye amaso, abantu barabivuyemo baraguye, kubera ko nitoje kubaha Imana. Icyanyuma cyabaye cyo cyarantangaje mushumba, iyo ngiye kukivuga ndacyitondera kuko ni ikintu Imana yakoze gikomeye. Tugeze mu wa gatatu muri universite, ndi mu bantu banze guha buruse ya leta. Habayemo ibintu by'ibibazo badukura kuri buruse ya leta. Turi kumwe, ariko Imana ikaba yarambwiye turi mu rusengero rw'ibitaka, ndarwibuka, irambwira ngo mwana wanjye uzigurangiza. Iyo mvugo nayo intera ikibazo, kuko nge nigaga ndi umuhanga, nta kibazo nari mfite cyo kwiga, nabaga mu bambere. Noneho murebe hano icyambayeho, Papa Benedicto wa 16, ngira ngo niwe uyu nguyu yasimbuye, yaje no kwitaba Imana, atanga buruse mu Rwanda z'abantu badahabwa buruse za leta. Asanga ni ngewe uyoboye imiryango yose ya Gikristo. Ninde wari kwiyandika mbere?
ntarigeze nsengera mu katolika habe n'umunsi n'umwe, na bya bindi byagutya nta n'ibyo nzi. Bisanga rero ni ngewe uyobora imiryango ya Kristo yabagamo za Babyeyi, za Communauté Catholique Saint Paul, harimo za Rasa, za Asa, za Sep. Asanga ni ngewe muyobozi. Barambwira bati Jean Paul ugenda ujye kwandika abantu badahabwa buruse. Ambo ryajwi riragaruka rirambwira ngo nakubwiye kuzigukarangiza. Ubwo abandi bose baratashye bajya mu ntara, n'abantu batakomeje amashuri yahagarikiye aho barataha bajya iwabo. Ngewe amaboko y'umwana yarankurikiranye kuva muri ubwo bwana kugeza ndangije. Icyo gihe batanga buruse y'ibihumbi 25, twebwe baduhaye 35. Umunsi wa mbere bampaye 150 kuri Saint Michel. Narayatahanya ahuzuye, nahuzuye mpita mfunguza konte muri Banque Populaire ishami rya Kora ryo mu Gakinjiro ndaryibuka. Mpita nyifunguza ndavuga nti ndayimoni ndayica none. Mbaza uti twagize ibihe bimeze gute tugiye gusenga? Narasenze, narabwirije, nari nabaye nk'uwasaze. Vuga ni ntago muzi cyabaye, amafaranga avuye i Roma. Siko Imana igira ubutunzi bw'ahantu iherereye, igira ubutunzi yabice abantu bayubaha. Reka mabwire, nta kimana itagukorera, nta kimana itagufasha, nta nzira Imana itagukingurira, nta rembo Imana itakingura, nta maboko Imana itashora, nta ntambara Imana itakurwanirira, nta bushobozi Imana itaguha. Haleluya! Twitoze kubaha Imana, mwitoze kubaha Imana, mwitoze kubaha Imana. Mubyiga n'ababyeyi babigire mu bahare babigisha, nta kintu Imana itazakora. Tuyihereze icyubahiro. Kansoze kugira ngo dusenge. Imana ibampera umugisha cyane, kandi iri teraniro riranejeje. Imana ibagirire neza. Nshaka kuba navuze ibintu bikomeye abana batanyumvise, ariko ndabizi ko bazajya babyibuka nkuko nanjye mnibuka amateraniro twakoze turi abana. Imana ibampera umugisha. Muyobozi wa gahunda nyegera kugira ngo ntere igitutu, ntere pressure, ntongeraho ibindi. Nyegera hano rwose, nta dayimoni irabe hari. Ndagira ngo dusenge, kandi ndumva nifuza gusengera abakiri batoya, urubyiruko. Umuntu wese uzi ko ari umwana akaba azi neza ko ari urubyiruko, ahaguruke tubasengere. Cyane abana batoya muhaguruke, ndashaka kubasengera isengesho nsengera abana. Kandi nashoje, ntimugire ngo ndongeraho ibindi, kugira ngo mushumba ze kudusengera twese muri rusange. Abana, 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 I love you. Do you? Yes. All right. Mundebe hano mwese. Murambura ikiganza cy'iburyo. Mundebe. Muvuge ngo Mwami Yesu, nta wundi twaha ubuzima bwacu, ni wowe. Turasaba umwuka wera aho ababyeyi batari, adutoze kukubaha. Turabyakiriye, tubyiyatuyeho, twakiriye izo mbaraga, turizeye, ntabwo dushidikanya kubasha kubikora, kandi uzatugirira neza. Turabyizeye mu mbaraga zawe no mu butware bwawe. Turagushimiye Yesu, mu izina rya Yesu. Mumanura ikiganza, bwira mwene so ngo wumvishije Imana. Mubaze cyane muri rya jwi ryo hejuru, muri tinoro, mubaze uti wumvishije Imana. Ongera umubaze, ongera umurebe neza, banza umurebe mu maso. Mubaze ngo wumvishije Imana. Mushumba, ari sengero ushaka kugusengera. Byangira ahangaha, udusabire, usabire n'abana. Rwose wirukana umugaragu mu bigereranywa na dayimoni ishaka gusubiza abana aho Imana yadukuye. Imana iturahire muri iri teraniro. Nimuhabwe umugisha n'Imana.